Burya rero abagore beza bagukenesha ugasubira hasi kandi wari uri hejuru, wari uri umukire ugasubira kuba umukene. Abagabo benshi batekereza ko kugira umukobwa mwiza ari ikimenyetso cy'intsinzi mu rukundo, ariko se niko biri? Ni kangahe wumvise umugabo avuga uti narayobewe, nari mfite umugore mwiza baramuntwara, nari mfite amafaranga meza bitewe n'umugore mwiza baramutwara, nayakenye mfite umugore mwiza baramujyana, umugore mwiza yantwaye byose. Muri iyi video tugiye kuba twagaragaza ukuntu abagore beza bashobora kuba bagukenesha ibyo abagabo benshi batamenye, ariko se icy'ingenzi ni ubuzima cyangwa se icy'ingenzi ni urukundo. Ibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, reka nze mbanze mbahe ikaze abantu basha, ukande subscribe ufungure inzogera kugira tuzagira video n'imwe igucika, namwe dusange mwe muri abantu b'abagabo. Reka ntaba tutizinze mu magambo rero turebere hamwe ibyo bintu abingahe abagore beza bashobora gutuma kuba wari umukire wari uri hejuru bikaba byagukenesha ugasubira hasi. Hari abagore beza bumva ko kubera ubwiza bwabo isi ibazengurutseho, igihe umusore cyangwa se umugabo abayeho amukoresha byose we yumva ko ari ibisanzwe, ariko abona ko uko witanga niko agenda akwibagirwa nk'umuntu, bikagaragara we yiboneye umumara irungu, cyangwa se wowe ubaye umugaragu w'urukundo kandi koko ubona ko ntako utagize, ariko bikarangira akubwiye cyangwa se bikarangira bamutwaye. Ubwiza rero bushobora kuba imbunda ikomeye mu mibereho cyangwa se mu mibanire. Hari abagore beza bakoreshwa isura cyangwa se imyambarire cyangwa se uburyo bagerageza gukurura abagabo kugira ngo abo bagore berekane ubwiza bwabo ku buryo kugira babone icyo bashaka. Si urukundo baba bashaka, ahubwo baba bashaka amafaranga cyangwa se baba bashaka ibindi bintu baba bagukurikiyeho. Ni imbaraga zabo rero zo kugira ngo bagukure cyangwa se kugenda uwo bari kumwe bagahita bamusiga bitewe n'uko ibyo wowe ufite ntabwo bishobora kuba bimuhagije. Abagore bamwe rero bafite ubuzima bushingiye ku marangamutima cyangwa se ku kugaragara, imyenda ihenze, amafoto, gushyira amafoto kuri Instagram, mu buzima bwabo kuri Instagram, mu buzima bwa relax buri aho ngaho, ko kuryoshya, kujya ku mazi, kujya ku mahoteli, kujya ahantu henshi hatandukanye. Iyo udafite rero ikintu kiyumugomba, wowe menya yuko uwo muntu ntabwo aba ari uwawe, cyangwa se niba udafite ibintu byo kuba yakwitaho ubwe bishobora kuba byamufasha ku misatsi ye, inzara ze n'ibindi bitandukanye, kugira ngo ahorane yasura, amaherezo aragucika. Ariko iyo uri kumwe nabo uba utangiye kubaho mu buzima buhenze, kuko byanga bikunda niba afite byinshi byo kuba wamwitaho, nawe ugomba kuba byibuze hari icyo ufite. Ntumenya uko agiye, ntumenya uko umutungo wawe uri kugenda ushira buhoro bitewe n'uko uba wamushakiye ibyo kuba yakwitaho muri kugira isura ye ihore igaragara. Hari abagore beza rero bafite impano yo kwiyerekana uko batari, bakwereka urugwiro, imbabazi n'urukundo mu ntangiriro, ariko nyuma y'igihe gito ukabona impinduka iteye ubwoba. Iyo niyo mpamvu bamwe bavuga ko bati urukundo rwarashize, nta rukundo rukihaba. Nyuma y'amezi 3 ugatangira mugashwana kandi wari uzi neza ko mumeranye neza, nta kintu cyabatandukanya, ibintu byose ari umunezero. Umukobwa mwiza ashobora gukunda kandi bakamwubaha cyane bitewe n'uko bamubona kurushaho. Uko agukunda wowe, iyo akubonye utakimwitaho, utakibona attention cyangwa se amashimwe nk'uko yari asanzwe ayagira uyamubonera, ahita yishakira abandi. Rimwe na rimwe ahita agucika bitakimufitiye bya bindi wahoraga umugenera. Hari abagore beza batabona ko urukundo rwumvikana mu buryo bugiye butandukanye, uburyo bwo kubona ibyo ukeneye, amafaranga, impano cyangwa se amahirwe. Niba usanzwe ubimuha kandi ukaba utakimuha, niba udashobora kubibona, niba udashobora kubona ibyo wari usanzwe umugenera, arahinduka umuntu usanzwe kandi agenda
aho utakiha agaciro ubuzima bwawe. Umukobwa mwiza rero aba afite abantu benshi bamubwira ko ari mwiza, aho atambutse bamubwira ko ari mwiza, ahantu yagiye gukorera, ahantu yagiye, benshi bakagenda bamubwira ko ari mwiza. Iyo amaze kubyiyumvamo rero nta muntu n'umwe umushima, cyangwa se kumva buri wese aramushima, akumva ko nta muntu umurusha ubwiza, bituma rimwe na rimwe atumva inama, kabone niyo ava yakumva abavandimwe cyangwa se wowe akaba akikumva. Umuntu umukunda by'ukuri iyo ageze aho ntashobora kumva ko urukundo rurangira buhoro buhoro. Iyo aba yabwiwe neza akumva buri muntu wese aramushimagiza, kandi akabona wowe ntukimwita nk'uko wamwitagaho, birangira agucitse. Abagore beza rero bamwe na bamwe bagira impano yo kubabaza umuntu mu buryo butagaragara. Ntibasakuza, ntibanasohoka nabi, ariko amagambo yabo arakomeretsa. Ugasanga umugabo ari kubabara ariko atabasha kubivuga, kuko bose babona ko afite umugore mwiza, nyamara imbere ku mutima ari ishyamba. Kubera ko ufite umugore mwiza wavatira ntago yamubabaza, uriya yamufashe neza, abantu bakamwitirira uko atari, kandi we ku mutima afite igikomere giteye ubwoba. Ubwiza bw'umuntu rero yifuza ko buri wese abona ko ari mwiza kurusha abandi. Iyo abonye undi mugore ahagaze neza cyangwa se ahiriwe, aratakaza icyizere, agatangira guca intege cyangwa se gutoza kugira ngo agaragare neza, agatangira gutoza cyangwa se gutoteza bitewe n'ibyo yagiye abona ahandi. Hari abagore beza batigeze bakunda by'ukuri, bakuze bakundwa, bubahwa, basabirwa, ariko ntibamenye icyo gukunda bisaba cyangwa se gukunda uko ari. Iyo bageze mu rukundo nyakuri bararambirwa, kuko badasanzwe batanga, ahubwo bo barakira gusa nta kintu. Nta mugore mubi cyangwa se mwiza bitari ku mutima. Hari abagore beza bafite umutima mwiza kandi bafite impano yo gufasha uwo bakunda kugeza kure. Ariko niba umugabo wibuke ko ubwiza ari inyuma, ariko umutima niwo ukomeza. Wibuke ko urukundo nyakuri rudashingira ku marangamutima cyangwa se ku maso. Niba wigeze gukunda umuntu, mukundire uko ari, cyangwa se umukundire icyo ari cyo, nuko wowe umubona. Uyumukunda bitewe n'uko hari ibyo umukeshaho, cyangwa se wowe hari ibyo uzamubonaho. Iyo kuvuga ngo uriya mugore ni mwiza cyangwa se uriya mukobwa ni mwiza, kubera ko n'ubu utagifite ubushobozi bwo kuba wakwita ku uwo mugore wawe, amaherezo wowe ubwawe azagucika. Niba utagifite ya mpano y'imodoka za surprise kugira ngo uyimukorere, niba utagifite y'amafaranga wajyaga umuhereza buri munsi ukaba utakiyamuhereza, niba wamusohokanaga muri hoteli ugatangira ukabihagarika kandi ari byo byamuhaga ibyishimo, menya yuko uyu mugore nawe ashobora kuba yagucika buhoro buhoro. Kandi ntabwo umenya uko ibintu bigiye, ntabwo umenya n'uburyo ushobora kuba wabigaruzamo, kubera ko bigenda buhoro buhoro, ntabwo umenya uko byarangiye. Uyu mugore mwiza ashobora kubona amafaranga wamuhaga atangiye kugabanyuka, yo kuba yagumya kwita kuri bwa bwiza bwe, ariko bikarangira agucitse, bitewe n'uko hariho abari kumuhereza ayo ngaya agukubye. Ntago ari bose, abagore bose ntago ari beza, ntago ari babi. Hariho abagore beza bafite umutima mwiza, hariho n'abagore babi bashobora kuba bagusubiza inyuma. Ahubwo itandukaniro ni irihe? Menya gusobanukirwa byinshi, umenye uwo uri kumwe nawe, cyangwa se niba agaciro mufite n'uko agufata. Ujye usanzwe ugenda yawe yanagenda, amahitamo nawe yo kumenya uwo ukunda n'udakunda. Bose siko ari babi, hariho n'abagore beza muri bo. Icy'ingenzi menya gushishoza, kandi niba unamufite ugumye umwitaho. Imana yabafashemo kandi mugire urugo ruhire.
So reka dore mu zindi video, ndabakunda cyane. Niba ari iyi video yagufasha cyangwa se niba ari iki ukuyemo, kandi like, subscribe kugira ngo n'izindi comment muri comment wandikemo icyo bishobora kuba wowe hari icyo wabuze. So dore mu zindi video, ndabakunda cyane.